mbona arababaye ariko sinabyitaho. Ikindi gihe turi kuganira nanone arongera arambaza kwa kundi nyine ntibyemveni kuki ari kubabazwa nuko nziha Imana. Ati rero Marebe ndagukunda kandi nifuza ko wambera mama w'abana banjye. Nifuza guhora nkubona iruhande rwanjye. Gusa nawe yahise aceceka yubika umutwe mbona ntagikomeje kuvuga, nanjye numva ndikanze. Ariko ndikomeza ariko rero uzabona undi dore namaze no kwiyandikisha. Noneho mbona amarira mubunze mu maso arahaguruka ahita agenda. Iminsi rero yaricumye, umunsi wo kujya kwigira ikibikira noneho uragera, ntumira inshuti zanjye zose dukora ikirori ngira ngo mbasezere. Na Bienvenue yaraje. Igiti cyaguye ku kizuru cy'imodoka n'ikirahuri cy'imbere, twese batujyana kwa muganga. Gusa kuko igiti cyaguye ahagana imbere, njye n'umwana uko twari inyuma nuko nanarwanaga no kumurinda ntacyo twabaye cyane. Kwa muganga aho batujyanye sinarinze ntuma noroherwa ko nari nagize imvune mu mugongo, gusa nsaba abaganga ko najya kureba aho Bienvenue n'umwana wanjye barwariye. Ndebye nasanze bose bari kongererwa umwuka kandi bose ntawe ugaragara isura. Nararize agahinda karanyica, gusa koko naririraga ukuri kuko ntibatinze mu buzima. Ibihe byiza nshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo, ndakeka ukomeje kugira ibihe byiza kandi nguhaye ikaze mu nkuru ya none. Ni inkuru nshya, ni inkuru y'urukundo. Nkuko bimenyereye hari nimero nabahaye muri description y'iyi channel, uyishatse wasubira inyuma ukajya kuyireba. Ubwo ntangiye nsubiza bimwe mu bibazo by'abakunzi bacu bibaza ku buryo tubona inkuru y'urukundo. Ni nimero ya WhatsApp nabahaye. Ubwo rero igihe waba ufite inkuru ushaka kudusangiza naho ngaho yinyuza uraza kuyibona, ndetse igihe wumva ufite inkuru y'urukundo wumva wasangiza isi na mpamvu yo kuyihererana. Reka rero ngo yikaze mu nkuru ya none. Inkuru ya none ni inkuru isa naho ibabaje ariko nanone irasa naho ishimishije, simbizi neza, biraterwa nuko uri buyikurikire. Ni Marebe Honorine, ni umubyeyi watuganirije, nawe yanyuze kuri WhatsApp aho yatwandikiye. Rero reka mbatangiriye iby'iyi nkuru ya Marebe Honorine. Yaradutangiriye ati muraho neza nshuti bakunzi b'inkuru y'urukundo. Ngibasuhuza, nitwa Marebe Honorine, nifuje kubasangiza inkuru yanjye y'urukundo. Nkiri umwana muto, mama yahoraga ambwira ngo mwana wanjye uziyegurira Imana ubumubikira, umumansera nk'uko bamwe babyita. Ariko nkumva nanjye ndabikunze cyane, ngenda nkura numva binkuramo pe. Nimukiye mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, naje gushinga groupe charismatique mu kigo nigagaho, nza no kuyibera umuyobozi. Tukajya dukunda guhura, tukaganira ku bibazo dufite, twarangiza tukabisengera. Gusa umwe mu bahungu twasenganaga mu icyo kigo witwaga Mpuhwe Bienvenue aza kutubwira ko yifuza kudusangiza ikibazo cye. Nuko arahaguruka mu bandi mu magambo ye ati munsengere, nshobora kutazakomeza kwiga bitewe nuko mama wanjye arwaye kanseri bikomeye kandi niwe wandihiriraga. Aramutse akuye mu mubiri sinazagaruka ku ishuri. Yatubyaye turi babiri kandi twese ntawe uzi umuryango wo kwa papa, bivuze ko umuryango dufite ari mama wenyine. Nubwo Bienvenue atari we wenyine wavuze ikibazo cye, ariko ako kanya numvise mugiriye impuhwe cyane, numva mbese binkoze ku mutima kurusha ibindi nigeze numva. Nyuma yo gusenga ndamwegera ndamuganiriza, ntihumura Imana irakuzi, nti kandi natwe tuzakuba hafi ntugaheranwe n'agahinda. Nakomeje kwiga ndetse nkanasenga cyane kuko numvaga byanze bikunze ngomba kuba mansera. Hari umupadiri rero wadufashaga mu isengesho rimwe, yaje ku ishuri nza kugira igitekerezo cyo kumugezaho ikibazo cya Bienvenue. Yanteze amatwi, mbona nawe biramubabaje, nuko ansaba kumumwereka ngo amufashe kumuvuriza umubyeyi. Mama we yajyanywe kwa muganga yitabwaho, gusa ariko kubera ko kanseri yari yaramurenze, mama wa Bienvenue yahise yitaba Imana ubwo twarimo dusoza umwaka wa 5. Byarambabaje, noneho bintera umwete wo kwiyegurira Imana, nkumva nzashinga ikigo gifasha abana batagira kirengera. Gusa tugarutse ku ishuri, Bienvenue nabonye atagarutse.
mbibwira wa mupadiri ntibyemvene ntiyagarutse ku ishuri kubera ko nta mafaranga y'ishuri afite. Ubwo padiri ati uzamutume haze tuganire. Padiri yahise amushyira mu mushinga wa Karitasi maze umwana agaruka kwiga, amufasha n'uburyo bwose bukenewe kugira ngo Byemvene akomeze amashuri ye. Mu kugaruka kwiga rero Byemvene yaranshimye ati sinari nzi ko hari umuntu wafata ikibazo akakigira nk'iki ntacyo mupfana. Ati Mare wambereye imfura ntazibagirwa na gato. Njye rero nakundaga kumuganiriza cyane nanga ko yakwigunga. Umunsi umwe rero turi kuganira arambaza ati ese Mare harya ngo uzaba mansera? Nti cyane rwose. Ati wabitekerejeho neza se? Ntiyego pe kandi n'umuryango wanjye uranshyigikiye. Mbona arababaye ariko sinabyitaho. Ikindi gihe turi kuganira nanone arongera arambaza kwa kundi nyine ntibyemveni kuki ari kubabazwa nuko nziha Imana. Ati rero Marebe ndagukunda kandi nifuza ko wambera mama w'abana banjye. Nifuza guhora nkubona iruhande rwanjye. Gusa nawe yahise aceceka yubika umutwe mbona ntagikomeje kuvuga, nanjye numva ndikanze ariko ndikomeza. Ariko rero uzabona undi dore namaze no kwiyandikisha. Noneho mbona amarira mubunze mu maso arahaguruka ahita agenda. Iminsi rero yaricumye, umunsi wo kujya kwigira ikibikira noneho uragera, ntumira inshuti zanjye zose dukora ikirori ngira ngo mbasezere. Na Byemvene yaraje, yampaye impano ya Bibiliya nini nziza, gusa yari yashyizemo n'akabaruwa kagira kati Marebe naragukunze, ariko ibyo no kwifuzagaho ntibimpiriye. None rero mukobwa mwiza wowe wiyeguriye niba areba mu mitima y'abantu koko azakungarurire yuzuza ibyifuzo byanjye. Naragasomye nanjye numva nabireka, numva umutima urashingutse, numva nshobora kuba ngiye kubabaza Byemvene kandi narahuze ntashaka ikintu cyamubabaza. Ariko nakibuka ko nabisezeranije mama ndetse nkanabisezeranya n'Imana, nti oya umuhamagaro wanjye niwo kwiyegurira Imana. Ubwo igihe cyarageze ndagenda. Ngezeyo buri joro nagombaga kuryama nsomye Bibiliya nkabona gusenga. Ariko nafataga ya Bibiliya Byemvene yampaye aho gusoma ibyanditsemo nkitekerereza Byemvene. Nkatekereza uburyo ibirungu bishobora kuba ryaramwishe atakigira umuhumuriza, yenda ngagarura icyizere cy'ubuzima nk'uko nabikoraga. Nkigira muri ibyo nkarinda nsinzira. Gusa nyuma y'umwaka n'igice baduhaye ikiruhuko ngo tujye gusura ababyeyi. Iki gihe rero feri ya mbere nayifatiye iwabo wa Byemvene. Gusa narahageze nsanga ntibakihaba. Abaturanyi be mbabajije bambwira ko we na murumuna we basigaye baragiye mu mujyi gucuruza. Mbasaba nambaze ngo nzamuhamagare, gusa naje gusubira mu kigo tutavuganye. Igihe cyarageze rero nza kumuhamagara, numva aranyitabye, numva ameze neza biranezeza. Byemvene icyo gihe twavuganye ntigeze agarura iby'urukundo. Ntago yigeze yongera kumbwira ko nshobora kuba narayobye, ahubwo yambwiye ko ngomba gukomera ku muhamagaro wanjye, ariko nawe azakomeza kunsengera nk'uko nanjye namusengeye. Mama we akavurwa nubwo atagize amahirwe yo gukomeza kubaho. Njye ku ruhande rwanjye nakomeje kurwana n'uwo mutima ukunda Byemvene, ariko nkawutsinda ngaharanira gusohoza ibyo niyemeje. Simbabeshye nanjye numvaga nkunda Byemvene, ariko nkibuka ko niyemeje kwiyegurira Imana. Umunsi umwe Byemvene rero yaje ku kigo narindi mazanye imfashanyo z'abana b'imfubyi yarahawe na wa mupadiri, ariko mu by'ukuri ntago yarazi karihomba. Nanjye nkimubona naratunguwe pe, nabuze uko nifata, ndiruka ndamuhobera. Mu by'ukuri byambayeho nanjye ntago nari nabiteguye. Naramubonye nyine nanjye nisanga namusimbukiye namuhobeye. Ariko ako kanya Mameya yarandebaga, uwatuyoboraga. Twari tugihoberanye, ngiye kumva numva arampamagaye ati Honorine. Nti karame. Ati ngwino ngutume. Nti yego mame. Ariko nsiga nongoreye Byemvene ntibaranyica. Ngeze mu nzu batuwa muco wo gusimbukira abashyitsi mu buryo butiyubashye ukabahobera bataranagera kuri reception wawukwiye hemuko. Maze rero ufata ibaruwa utahe niwumva ibyo urimo bikurimo uzagaruke kuko hari ibidahubukirwa. N'amarira menshi ntimumbabarira uriya muntu twariganye, nari mukumbuye. Ati oya taha ubanze witekerezeho, birashoboka ko waba waranayobye kandi nta gisebo kirimo. Nahagurukanye agahinda kenshi ndataha. Ngeze mu rugo mama mbimutekerereje nawe ararira ati koko birakunaniye? Nti oya mama, ariko nzasubirayo humura. Muri iyo minsi Byemvene riraza mu rugo turaganira duhuza urugwiro, nawe koko mbona arishimye pe. Yageze ansaba ko nareka gusubira mu kibikira tukibanira. Gusa nanjye numvaga mukunda cyane pe, nabitekerejeho ndabyemera, ariko nsigarana ihurizo ryo kubibwira ababyeyi.
narihanganye rero negera mama ndabimubwira, ntiyabyakira neza, gusa mbwira ko abimbwirira papa we yarantutse ati n'ubundi nicyo cyakuvanye mu bubikira koko, bari bagufatanye n'umuhungu, uransebeje koko muko. Ubwo ababyeyi bakomeje kutabyumva, ariko muri njye nkumva naranzuye, numvaga nkunda cyane Bienvenue, nkumva noneho kujya mu bubikira ari ukwibabariza umutima, kandi nawe ntamuretse kuko nari maze kubona ko ankunda cyane. Gusa ababyeyi bageze aho nabo barabyakira, baza no kudushyingira, tubana mu munezero, tubana mu rukundo ntigeze numvaga ubwo buzima ari bwo naremewe kubamo, nkumva nabaye ubundi we kurushaho. Gusa nk'uko twakundaga kubikora mu mpera z'umwaka, ndibuka ko twari tumaze igihe gito twibarutse umwana wa kabiri, twagiye gusura iwacu ndetse no kuriraho iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, hari mu mwaka wa 2017. Twagiye iwacu tuhagira ibihe byiza kuko ababyeyi baradukundaga cyane ndetse bakanaduha n'umugisha wa kibyeyi. Iminsi mikuru irangiye icyo gihe twatashye twishimye, dore ko Bienvenue ari we wadutwaraga mu modoka ye, yakundaga kuba yicaranye imbere n'umukobwa we wari n'imfura yacu, nanjye kuko nari mfite uruhinja nkagenda nicaye inyuma. Uwo munsi rero twatashye turirimba nk'uko twakundaga kubikora. Bienvenue yari afite CD iriho indirimbo nyinshi gatolika twakundaga kuririmba mu rugo ndetse no mu gihe turi mu modoka. Gusa turi hafi kugera mu rugo turirimba twese twatwawe, ari nako nanjye nagendaga nonsa, numvise umwana wanjye imbere avuga ati dore igiti papa, asakuza cyane. Ni igiti cyari imbere mu muhanda aho twaganaga, ariko we yarakibonaga ko kigiye kugwa mu muhanda. Gusa ari njye ari nasi ntawamenye ibyo avuze kugeza igiti kituguyeho, nubwo byabaye byose mu masegonda make. Igiti cyaguye ku kizuru cy'imodoka n'ikirahuri cy'imbere, twese batujyana kwa muganga. Gusa kuko igiti cyaguye ahagana imbere, njye n'umwana uko twari inyuma nuko nanarwanaga no kumurinda, ntacyo twabaye cyane. Kwa muganga aho batujyanye sinarinze ntuma noroherwa ko nari nagize imvune mu mugongo, gusa nsaba abaganga ko najya kureba aho Bienvenue n'umwana wanjye barwariye. Ndebye nasanze bose bari kongererwa umwuka, kandi bose ntawe ugaragara isura. Nararize, agahinda karanyica, gusa koko naririraga ukuri kuko ntibatinze mu buzima. Umugabo wanjye n'umukobwa wanjye bose bitabye Imana. Ubu nibera mu nyanja y'agahinda nasigiwe n'uwo nakunze rukumbi. Umwana wanjye ubu niwe rwibutso rwe kuko barasa cyane. Buri gihe anyibutsa ibihe byiza nagiranye na se, ndetse akanyibutsa uburyo mushiki we yari amaze kugera hashimishije, maze amarira simenya aho aturutse. Gusa umwana wanjye arankomeza kuko nubwo afite imyaka 7 gusa, iyo nshenguwe ampanagura amarira akambwira ko ahari ku bwa se atigeze agira amahirwe yo kumenya. Marebe Honorine mu nkuru ye asoza agira ati ngiyi inkuru yanjye y'urukundo, ngiyi inkuru ya Marebe y'urukundo, wakoze cyane kubana n'inkuru y'urukundo. Gusa nk'uko usanzwe ubizi neza, dusozanya n'inama ushobora gukura muri iyi nkuru. Inama wakuramo nubwo Marebe Honorine atigeze ayikomozaho, kurikira ibyifuzo by'umutima wawe, kurikira umutima wawe aho wumva wishimye, aho kugira ngo ukurikire ibyo ababyeyi bawe bashaka cyangwa se ibyo wumva byagaragara neza muri rubanda, ndetse no gushimisha ababyeyi ndetse n'abandi bagukunda. Icyambere ugomba gukora ni ukwishimisha wowe ubwawe, ukumva ko ukurikiye amarangamutima yawe. Marebe Honorine nubwo yakurikiye ibyifuzo by'umutima wakaza kugiriramo agahinda, ntago abantu bose babaho ubuzima bwishimye kugeza ku iherezo. Wasanga niyo akomeza kuba mu babikira yari kugira agahinda gakomeye kurusha ko yagize ubu ngubu. Kandi mwibuke ko afite umuhungu w'imyaka 7, umuhungu umuremera ibyishimo mu buzima bwe. Twige rero kwakira gukurikira ibyifuzo by'umutima wacu kuruta gukurikira ibyo abandi badushakaho. Uwakoze cyane kubana n'inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo nakagaruka, ndagushimye ko ukomeje kubana natwe turahari kugira ngo tukugezeho byinshi byubaka bishingiye ku nkuru mpamo z'urukundo. Bye.